kereka aba bandi bakunda kunyongerwa wagasize inyuma gutya we mbabare njyewe nkunda kunyonga irimo njye nkunda kunyonga irimo ntabwo nkunda makuru ni meza none se ntabwo ndi inkume ndi mama yake nyine niyereka se aba ibyana biba bizi ko biba byarashimye yesu gutya se kereka aba bandi bakunda kunyongerwa wagasize inyuma gutya we mbabare njyewe nkunda kunyonga irimo njye nkunda kunyonga irimo ntabwo nkunda kunyonga itarimo byongera kuba umugabo yaryoherwa kandi akaba yakumva uburyohe bw'igituba uburyo kiryoshye buriya kunyongera umugabo biba byiza kubera yuko wa mugabo aba yumva inguni z'igituba buriya ziriya nguni uko ugenda unyonga niko agenda azumva uko ugenda unyonga ushyira hirya hino uko ugenda umanuka uzamuka ni kwa kundi noneho aba yumva uburyohe bw'igituba uburyo noneho za nguni zigenda zikora ku mutwe w'imboro rero buriya tugiye kuri iki kintu uriya gaturu karenze kamwe gakunda kuba kashimisha mu bantu bashakanye kubera yuko burya umugore akurikirana imboro kubera yuko imboro burya niba yaramukuye iwabo nta kindi aba akurikiranye buriya boro akenshi nta kindi tuba tuyikurikiranyeho ni uburyohe bwayo buriya akenshi iyo wenda yari gutera akabariro biba byiza ko umudamu yamufasha kugira ngo yaturu irengeje imwe kugira ngo bakomerezeho nubwo umugabo yaba ari kurangiza vuba hari ukuntu umugabo arangiza wowe ntutume akura imboro mu gituba kubera yuko yayikuyemo akenshi ihita igwa wowe narangiza imboro ikiri mu gituba cy'umudamu wiwe personeli kwa kundi umugore n'umugabo bari mu buriri bari gukora imibonano mpuzabitsina wowe nagutuma wa mugabo ayikuramo uruhare burya akenshi ni ku bagore niba ushaka kuryoherwa akagukorera ituru ya kabiri wowe ntumva amasoro ari mu gituba cyawe yarangirijemo gerageza uhite ufatiraho unyonge nabyo ndi nababwiye ngo kunyonga bifasha umugabo kuba yakumva inguni y'igituba unyonge hirya no hino se nk'uyisubizamo nk'uyimanukiramo nanone cyangwa uyizamukiramo biterwa n'agapositeri mwakoze noneho wa mugabo niko imboro ye igenda igira ubushake ugasanga akomerejeho bigasanga bivutsemo ituru ya kabiri ikintu nibaza cyangwa wenda ntabo bibaza sinzi impamvu abadamu badakunda kumva wenda iryo jambo nkunda kurikoresha ntawe ugatume wa mugabo ukuramo imboro mu gituba kuko iyo uyikuyemo uriya mugabo aba yarangije yacitse agatege wowe ntutume ayikuramo use ayikurekeremo mu gituba nurangiza unyonge gake gakeya n'utabizi atangira byige kunyonga anyonge gake gakeya
bwa bushake wa mugabo atangira kumva uburyohe bw'igituba, uko ugenda unyonga hirya no hino niko akomeza agira ubushake n'uburyohe bwongera butangira bushyashya. Buri mugabo ituru ya mbere ntabwo aba yumvishe uburyohe, none ya turu ya kabiri, kuko wowe ukeneye ituru ya kabiri uri umudamu arangiza ku ituru ya kabiri, ni hahandi wa mugabo akomerezaho ugasanga arakurongoye, ituru ya kabiri ayikoze neza kandi akumva n'uburyohe bw'igituba. Uri umugabo akenshi akunda n'ituru ya kabiri kurusha n'ituru ya mbere, kuko akenshi niho umugore arangirizamo kandi akumva n'uburyohe bw'imboro, akumva niho yumvishije neza koko cya gituba wamuhaye, akumva ko wakimuhaye koko nawe wumva ubishaka. Buriya umugore iyo amuhaye ituru ya kabiri, nawe kuko bamufashije kuba yarangiza, akarangiza vuba wenda, cyangwa ubwa kabiri ukamufasha kuba yakomerezaho, ni kwa kundi wa mugabo atangira akaryoherwa, akumva uburyohe bw'igituba, yarangiza akubwira ati koko wa mudamu wowe wari waramishe ibanga, ni gutya uryoshye gutya koko. Ni kwa kundi noneho atangira akakwisanzuraho wa mugabo, agatangira kukubwira uburyo muzajya mubikoramo, apana kuvuga ngo n'umudamu ngo ibintu ankorera ngabikura. Oya, isanzure ku mugore wawe, n'undi isanzure ku mugabo we. Nibiba ngombwa wenda niba nk'umugabo wawe, akenshi hari abagabo bakunda kureba ibi biganiro, abenshi bakavuga ngo ni iby'uburaya, gerageza uwereke n'umudamu wawe muri mu buriri, mukurikirane kino kiganiro muri babiri, kugira ngo wa wundi nawe yisanzure, wa mudamu nawe akubwire uko abyumva. Akenshi ubu muri iki gihe abadamu bafite ikibazo cy'abagabo babo bari kurangiza vuba. Inama nagira abagabo, akenshi iyo ndwara ibarimo, mugerageze mukore nk'ako kantu nababwiye ko kutatukura imboro mu gituba, uzajya uyirekeramo wumva ubushyuhe bw'igituba. Akenshi wisanga wa mudamu yagufashije, akagufasha akajya anyonga, bwa bushake bukagaruka vuba. Nubwo waba udafite ubushake, uhita utangira ugatekereza uburyo igituba ushyiramo imboro ikanyerera, ukayumviramo neza, isa nk'imanukira mu gituba, nawe ugatangira ukumva uburyohe ugakomerezaho. Kandi mujye muryoherwa mu gihe umugabo ari kukurongora. Umugore kugira ngo arangize, akenshi nabwo nibyo ngiye kuvuga. Hari abagore bafite ikibazo, barwara imitwe, barwara imigongo, barwara umubiri wose, ugasanga umugore yirirwa ataka umugongo cyangwa arwaye umutwe. Dore ibanga ryo kugira ngo urangize. Nimba uzi yuko ushaka kurangiza vuba, higituba umugabo neza, umuha umwanya, umubwira ati sheri njyewe ndashaka ko ukinkubitira, ku buryo wa mugabo afata umwanya, nawe akavuga ati ngiye gushaka umwanya nzakunyaze. Buriya umugore ukanyara, iyo umugore anyaye, buriya akomeza asohora ari amavangingo, ukagenda yamena ya mavangingo, ni kwa kundi umudamu burya arangiriza muri ya mavangingo. Apana ya mavangingo amwe ngo y'inzoga. Nimba ushaka kumenya ko umugore wawe ari umugore unyara koko, uzamupima atanyweye ibintu birimo rikoro. Akenshi umugore yanyweye rikoro hari igihe akuvangira. Iyo akuvangiye rero ntawe wabyibwira. Uriya amavangingo y'umugore urangiza, uko ari k'umunyaza arangiza, aba ari amavangingo y'umweru, amwe ubona ku ishuka atagaragaraho ikizinga. Ni kwa kundi rero wa mugore arangiza nk'inshuro nk'eshatu cyangwa enye. Akenshi iyo uri umugabo urangiza vuba, ni kwa kundi ubanza ukamunyaza gake gakeya, ugasanga wa mugore ukagenda anyara gake gake, niko noneho za mbaraga zo kugira ubushake nawe w'umugabo, wowe yambara ikakomeza ihagaze nk'igiti. Uko imboro ihagaze nk'igiti, ni kwa kundi noneho iyimucometa agahita arangiza, mwese mukarangiriza rero.